Salam, nizere ko mumeze neza aho murereye hose. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri no channel, nitwa Pamela Charles, nkaba nshyiraho recipes cyangwa se uburyo butandukanye bw'imitekere. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uburyo butatu cyangwa se ibyo kurya bitatu bitandukanye, cyangwa se uburyo wategura umwana ugiye gutangira kurya, umwana mutoya ufite amezi 6 kuzamura. Ubwo ushobora kuba wabiha umwana w'amezi 8, 9, umwaka kugeza ku myaka iri hejuru. Ariko ibyo kurya by'umwana w'amezi 6 bitegurwa mu buryo butandukanye nk'ibyo kurya wategurira nk'umwana w'imyaka 2, umwana w'umwaka umwe. Rero iyo umwana ugiye kumutangiza ibyo kurya, iyo umwana ugiye kumushyira ku byo kurya, hari ibyo ugomba kwitondera, cyane cyane ibiryo umugaburira n'uburyo biteguyemo isuku bikoranywe. Rero uno munsi tugiye gutangira twoza umuceri. Njye napimye ibiyiko 4 bisanzwe bya bindi dusanzwe dukoresha byo ku meza, 4 by'umuceri, bishyira mu kantu gutyo. Nawe wabishyira mu kantu ufite mu rugo ariko kose, ukaba wabyoza ukoza umuceri. Ubwo rero umuceri nawegeje giye inshuro 3, unuvuga ngo urawoza kugeza ubona ko amazi ari gusa neza, ari umweru, atari wa mweru w'umuceri, ubona ko ari umweru nyine w'amazi. Nibwo bari byiza kurushaho. Ubwo ikindi kintu nateguye na karoti ndazikata mu dupande duto duto. Ubundi mbashyize kunoza, mbashyize mu isafuriya, nshyizemo n'amazi kugira ngo mbashe kuba nabiteka kugeza bihiye. Rero nawongeyemo amazi, ubundi mbe nashyiramo umuriro uringaniye nk'uko umuntu asanzwe ateka umuceri. Amazi rero ubona ko ari kugabanuka bitarashya neza, biba byiza ugabanyije umuriro kugira ngo udashiririza. Nanjye ngabanyije umuriro kugira ngo bidashirira, ubundi negereze ko bishya. Ibyo kurya rero biba biryoshye cyane, abana barabikunda. Iyo umwana afite amezi 6 agiye gutangira kurya, biba ari ibyo kurya byiza byo kumuhereza kuko barabikunda. Ntabwo biba bifitemo akantu ko kurura, kandi uba ushatse washyiramo umunyu, ariko udatanashyizemo umunyu nta kibazo. Rero ibyo kurya byacu byahiye, nategereje ko bihora. Bimaze guhora bishyira muri blender, fata n'amata make. Nafashe amata make, nta nubwo agakombe kari kuzuye, kugira ngo ni ukuvuga ngo amata amfasha gusa kuba nasya nkoresheje blender nyine. Yego, ariko udafite amata ushobora no kubakoresha amazi meza atetse. Udashaka gukoresha amata, hari ukuntu uvuga ati reka umwana ndayaza kuyamuha ku ruhande, nta kibazo. Nabyo wakoresha amazi atetse, ntacyo, ukaba ariyo usesha ibyo kurya. Hanyuma nuko ibyo kurya bimeze. Umuceri uvanze na karoti ni ibyo kurya byiza abana bakunda kandi birabaryohera cyane. Rero iyo bisigaye ntabwo bivuze ko wabimena cyangwa se ube wareka kubimuha. Urabibika neza, ukaba wabimushyuhiriza, urabimuhereza abana nta kibazo, barabirya kandi biba ari byiza. Ubwo ni uburyo rero bwa mbere ushobora kuba wategura ibyo kurya by'umwana ugiye gutangira kurya w'amezi 6 kuzamura. Rero ibindi byo kurya tugiye gutegura uno munsi, turakoresha ikirayi na karoti hamwe na epinari. Rero udafite epinari ushobora kuba wakoresha imiteja cyangwa se ugakoresha imboga za dodo dusanzwe dukoresha natwe mu rugo. Ariko njyewe no munsi nakoresheje epinari ni imboga nziza cyane. Ubwo rero nta kindi kintu ukora, ufata ibirayi ukabikata mu dupande duto duto kugira ngo bibe byashya neza. Ibirayi ni byiza cyane ku mwana ugitangira kurya, kandi bivamo potage nziza, bivamo ibyo kurya byiza, abana barabikunda. Ubwo ni ukuvuga ngo na karoti nazo urazifata ugakata udupande duto duto nk'uko nanjye nakase, na epinari nazo urazikata mu dupande duto duto. Ariko ntabwo ari ngombwa, ushobora no kutazikata ko n'ubundi ufite kuziteka, ukaza no kuba wazishyira muri blender irazisya nta kibazo, gusa unakase ntacyo bitwaye. Ubwo nta kindi kintu gikurikiyeho, ni ukubishyira mu isafuriya tugashyiramo n'amazi. Rero nta munyu ngende guteka, ntabwo abana batoya biba ari byiza kubaho umunyu cyane. Ushatse washyiramo gake cyane, ariko utarabishaka nta kibazo, batekera gutyo gusa bakarya ibintu biri naturel gutyo, nta munyu nta mavuta, biba ari byiza. Ibirayi byacu rero byahiye, nahise negereza ko bihora. Biba byiza kubishyira muri blender yawe byahoze. Uresha amata make kugira ngo amfashe kuba nasya, ariko ubaye udashatse gukoresha amata n'ubundi wakoresha amazi atetse, ubundi ugasya. Nanjye mvange kuba nabiblending. Bana yanjye mujya mwumva ukuntu ibyo kurya by'abana biryoha. Abana barakize barya ibyo kurya biryoshye, biba bimeze neza pe.
Ubwo rero nyuma yo gusya nuko potaje ya epinari, karoti n'ibirayi imeze, ni potaje nziza cyane, ni ibyo kurya byiza cyane abana bakunda, birabaryohera kandi biba bisa neza. Ikindi kintu navuga kuri no potaje cyangwa se kuri bino byo kurya, ntabwo bari byiza ko mushyiramo imboga nyinshi. Iyo byabaye imboga zabayemo nyinshi ni handi usanga umwana asigaye yanga kurya, ari kwanga kurya, kurumva hajyamo akantu ko kurura. Biba byiza kumushyiramo utuntu duke nitube twinshi cyane, ntukabye muri make, ntukabye ntizibe dodo nyinshi cyane, usanga ibyo kurya biri gusa umukara, biri kwirabura, kuko iyo byamaze kuba byinshi biramururira, kandi iyo yanze kurya nawe birakubabaza. Ariko uzi gutegura ibyo kurya umwana akanga kubirya, birababaza, kuko uba wakoresheje ibintu byose ushoboye, uba wahashye, uba washyizemo utuntu twiza, wamukoreye ibyo kurya byiza, ariko yanze kurya birakubabaza. Rero biba byiza udashyizemo imboga nyinshi, udashyizemo ipinari nyinshi, udashyizemo ibintu byinshi cyane byatuma umwana ataryoherwa n'ibyo kurya wamuteguriye. Biba byiza ukoresheje utuntu duke duke. Rero ibyo kurya bya gatatu dukoresheje ni igitoki. Igitoki hari abantu bakunda gukuramo tuno tuntu tw'imbere, ariko sinzi impamvu. Ubwo abantu abazi impamvu badukuramo mwatubwira tukabisobanukirwa, ariko ngewe nuko nguko mbitegura. Ubwo nafashe igitoki kimwe, ibyo kurya by'umwana ngo bisaba ko ari byinshi, mfata n'urunyanya rumwe, ntabwo nabishyizemo rwose ko rwari runini, ariko rwaye atari runini warushyiramo rwose. Nuko nkuramo imbuto, nakuyemo imbuto yego, ndanaruhata, ubundi nkata duto duto bisanzwe nk'uko umuntu yajya guteka, nkata n'igitoki mo duto duto mu dupande duto, ubundi nkushyiramo ikiko kimwe cy'ubunyobwa. Ubunyobwa rero njye ntabwo nari mfite ubunyobwa bw'ifu, nari mfite iyo peanut butter cyangwa se ubwo bunyobwa bw'amavuta nk'uko babwita, ariko ubaye udafite ubwo bunyobwa si ngombwa, wakoresha ubunyobwa busanzwe bw'ifu, ubwo washyiramo nawe ikiko kimwe ukabitekana kugira ngo n'ubunyobwa bube bwashya. Ibi byo kurya abana barabikunda pe, muzabigerageze. Niba mutari mwabatekera ibyo kurya birimo ubunyobwa gutya, muzabigerageze, abana bazabikunda, abana barabikunda. Mujya mubona ukuntu ibyo kurya by'abana biraryoha, ntabwo biba bitekanye ibintu byinshi, ariko biraryoha pe. Ubwo guteka rero umuntu akoresha umuriro uringaniye, kubera ko tuba twatekanye ubunyobwa butaza kuba bwashirira. Si byiza ku byo kurya by'umwana byajyamo akantu ko gushirira. Ubwo byo kurya byahiye, nategereje ko bihora, nkoresha n'ubundi amata mu kubisya. Ariko amata si ngombwa, uba wishaka wakoresha amata, ariko udafite amata n'ubundi wakoresha amazi, apfa kuba gusa atetse, kugira ngo umwana ube umukoreye ibyo kurya bimeze neza kandi byizewe. Nuko rero potaje y'igitoki, urunyanya n'ubunyobwa isa, iraryoha cyane. Twese tuzi ko ubunyobwa buryoha kandi bufasha umwana kuba yakura neza, akanabyibuha. Nta muntu udakunda ko umwana we abyibuha kandi agasa neza. Rero no potaje ziraryoha, ibintu byo kurya biraryoha, abana barabikunda. Ndashimira cyane abakomeje gukora subscribe. Niba utarayikora nawe wayikora, ugakora no kunzogera kugira ngo ubutaha nishyiraho video zabashe kuba wayibona. Imana ikomeze kubarinda, mugubwe neza, mugira ibihe byiza. Salam.